hakuna shusha, hakuna shuka, hakuna bank to kaina bina. Gutwara icyamamare bumva bimeze bite? Bisanzwe. Ni bisanzwe. Yego. Nababwiye ntigende inspiration of the youth. Yego. Urugero rwiza ngomba kurutanga mpano urubyiruko akazi. Uyu n'umwana w'umukobwa ari umurebura aracyari muto. Ni shoferi. Yego. Shoferi ushobora gutwara na za modoka zitwara Joe Biden ngire ngo. Ari umuntu wanyibeye akabanga bishobora kuba na fiance we. Ni umwana mwiza arasabana. Araciringa nta kibazo. Ndi umufana. Uri umufana. Nawe kubwiye ko ni zahabu. Iyo ni all. Ni all. Nibuye ni zahabu hose. Umukobwa mu buryo bw'akazi nibwo dukoranamo. Ubwo ibindi bibaye kaine bina. Stade amahoro imirubakwa. Stade amahoro ndabizi iri kubakwa izuzura. Igikorwa cya mbere kizakorerwamo no kwerekana umugeni, no kwerekana umudamu ugiye kuba mama w'abana ba supermanager. Icyo nicyo gikorwa cya mbere kizerekanirwamo. abantu kwinjira kureba bazaba hatana nko kureba Real Madrid na Barcelona zahuye. Reka namere umucera. Number 1 hasira. Ongeye kubaha ikaze mwese mukurikiranye GGS Media TV. Twizere ko muri amahoro nkuko twagiye tubibabwira kenshi. Twababwiye ko tuzajya tubamenyera byinshi bitandukanye. Aha rero hari abantu bari bamaze iminsi bibaza ngo supermanager nyuma yo gusohora indirimbo, nyuma yo gusa nk'amaze iminsi yatagaragara muri gahunda za media, ubu ngubu ari mu biki byadutwa mwanya muremure rero kumusanga ahari. Hari n'amakuru dufite yuko ubu ngubu atakitwara. Ntabwo akitwara, afite umushoferi. Wakibaza umushoferi ni muntu ki ariko ni umukobwa. Reka mbe mbibabwiye, ni umukobwa. Ari umuntu wamubonye anyura haravati, nyamuneka muzadushakire supermanager tumenye uriya mushoferi akoresha. Ikindi turamubaza ku makuru y'indirimbo ye, turamubaza ku bijyanye na mufiance muheruka kubona hano, ariko tubabwira ngo wowe utarakora subscribe kuri GGS Media TV, turakubwira ngo yikore kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu byose. Reka rero cameraman wacu twerekeze ahari. Super umesutera? Salamu musaza. Ndakubona. Twabavugisha se? Nta kibazo n'umuvugisha, ndi kubona shoferi wanjye hano, nta kibazo. Reka tubanze tubahe mikoro. Nta kibazo. Nawe ariko bibwire bamenye yuko watwibwira banamenye yuko je ntakitwara. Umwana wamukuye hera? Uyu ni umwana w'umushoferi, no mushoferi wanjye. Ni untwara. Ubwo rero ibijyanye n'imodoka n'abantu bazongera kumbona kuri vora muri Kigali. Uyu mukobwa ibyo cyane mwabibaza. Yego. Watwibwira? Nitwa Denise. Witwa Denise. Denise meze neza? Meze neza. Gutwara icyamamare bumva bimeze bite? Bisanzwe. Ni bisanzwe. Yego. Mumaze igihe kingana iki umutwara? Hashize nk'icyumweru. Uba wumva hari izihe vibe kuba utwara umuntu, kuba unyura ahantu hose bapepera supermanager, ubyumva uti? Nishema. Uri na mwiza cyane ariko ni useka neza wana. Merci. Merci. Yego. Super. Uyu mwana wamukuye hera? Ni wanye piyo? Uyu nguyu ni umukobwa wize ibintu byo gutwara imodoka. Nababwiye ntigende inspiration of the youth. Yego. Urugero rwiza ngomba kurutanga mpano urubyiruko akazi. Uyu n'umwana w'umukobwa ari umurebura aracyari muto. Ni shoferi. Yego. Shoferi ushobora gutwara na za modoka zitwara Joe Biden ngire ngo. Zazindi zo muri presidence. Kuko ari tayari atwara imodoka neza kandi akayitwara ku buryo idashobora kugira ikibazo. Yego, ikibazo ntago umuntu agitegura. Ariko hari n'abashoferi baba batarabizobereyemo ugasanga ibibazo rimwe na rimwe
bitewe nabo ariko uyu nguyu ibyo ntabwo ariko bimeze ni umushoferi ukamiritse umushoferi utwara imodoka neza Denise bibwire ariko ngira ngo niyanagurutse cyangwa se ngo atware imodoka cyangwa ntabwo yanagurutse ngo mumurebe ariko cyangwa ngo atwareho n'imodoka banze murebe uburyo yambaye neza nabanze kugira tubimenye fata contact ukate turebe kuko okay oho none wasohokaho gake abantu bakanareba kuko uburyo wambaye imyambarire yawe unadusuhuze mufate neza kabisa ariko super manager yarihaye kweli nta bindi bijya inyuma yo kuba umutwara cyangwa hari umuntu wanyibera akabanga dushobora kuba uri na fiyanse we ntabwo bishoboka kubera iki bidashoboka genda umushoferi we byonyine uri umushoferi we nta wundi mubano udasanzwe ushobora kuwutwara n'ibindi ariko hari ikindi waba utwara uri umushoferi w'ibindi bintu ntwara imodoka gusa ego mu rugo ni hehe Nyamirambo imodoka wayize nka ryari ko tubona ukiri muto hashize like 2 years okay wambaye na neza cyane merci beaucoup yego super manager ni muntu ki mumaranye icyumweru ku bantu batamuzi ni muntu ki super manager ari hambo gute nyine ntari birye ni umwana mwiza arasabana araciringa nta kibazo nkubaza akabazo ko ari umusore ukaba inkumi ukuntu uba wambaye nta gihe urabona muri kumwe ukabona agiye kure wenda ntabwo ndabibona cyangwa ni amabanga oya ni amabanga adasanzwe ariko se ntabyo bibazo ariko hari akantu k'ibanga k'iki karenze kuba umutwara iyo ni all none tugusaba akandi kantu gate hindukiraho gato kugira ngo abantu badukurikiye hari ibintu baba bibaza impamvu urumva umuntu ashaka kwibaza umwana muto usa gutya uti niza gutya gutwara super manager ni umusitari kandi uramukunda ndi umufana uri umufana ajya ahindukaho n'umukunzi oya okay urakoze cyane wakisura mu modoka tukavugisha super manager super turakuganiriza hose cyangwa kuba witwajemo n'inkoni super manager aba yitwajemo n'inkoni ariko niwe ufite umushoferi mwiza cyane duhoza tumubaza tuti se ugiye kuneza abantu n'inkoni yanjye inkoni isuzi nuko bayifata ariko uracyabyibuha yego di ego ariko rero ntabwo byari ngombwa ibyo uri umusitari rero umuntu agomba kumenya wambaye neza super asante sana urakoze cyane uba wambaye ahantu hose nawe bikubwiye ko ni zahabu iyo ni all ni all nibuye ni zahabu hose yego ni zahabu amakuru y'iminsi urabona ko nagadega nazi bimeze n'abangaha n'umukobwa untwara wamunye very class ready cyane yambaye neza duhoze tumubaza ko ukuntu yambaye biri sex very class ready bijya bigukurura uyu mukobwa mu buryo bw'akazi nibwo dukoranamo ubwo ibindi bibaye nabwo twabimenye iyo nayo ni chapitre yindi ariko chapitre ubu turiho ni chapitre y'uko ari umushoferi nanjye nkaba umwishyura umukoresha n'umukozi nibyo twumvikaniraho ibindi ndanashimira Imana ko akunda vibes zanjye akunda amfana aho bivuga ngo nje ndi umufana we cyane Denise big up to yourself big up man wambaye neza urabona wambaye oro ku bantu wenda batazi zahabu nyazahabu yambaye super manager yambaye zahabu mu ijosi yambaye zahabu ku kuboko na rinete wambara urabona ko hariho akantu ka zahabu super manager ukiri muto ariko abantu bamaze iminsi bibaza iriya ndirimbo yawe iriya ndirimbo yanjye rero yaciye ibintu iriya ndirimbo yaciye ibintu TikTok reka uyifitemo aho se nibyo nari ngiye gukora ngo uyumve ni ukuri kuko
abantu kugeza baka kanya barimo baravuga bati iriya ndirimbo Michael Jackson ntabwo yaririmbye bati reka uyumve rero abantu barumiwe bose reka wumve indirimbo nziza cyane abantu bumiwe bose bigenda bizamuka ukurikije nk'indirimbo wakoze bwa mbere ubona ko harimo wabyumvishije cyane kayinebina kana kayinebina kanyenyebina ni uruhe ruri mu bwo uretse itonde urwo rurimi kayinebina reka uyumve kwanza urwo ni mu ni none se imodoka yawe birimo na laptop byose biba birimo byose byanjye biba byisakinga byose nta kibazo reka abagore bagukunde bafite ishingiro ntagucekure kogiki reka abagore bagukunde umuntu yigeze kunsetsa ngo supermanager yanyuze ahantu muri feruje imodoka zirahagarara ariko imodoka niba ari 10 zagaraye 8 aba ari abadamu utabangamira abagabo koko reko bakubwiye utabangamira abagabo bati bakubwiye gushye bati genda urangaza igitsina gore ibyo baba bakubeshya baba bambeshyera ase wa mwana twigeze kuguhuza hano kuri GS Media aracyari mu Rwanda ohe wa wundi yagiye Uganda yasubiye Uganda wa mukobwa ahubwo ndanamusuhuje n'abandi bose n'abafana banje bose aho bari kuko ndabizi ndakundwa cyane supermanager ngire ngo ni laptop wireba ni laptop Ndiangerike yakereka abantu kuko ntibisanzwe kuba laptop mu modoka si ngombwa kwitwaza imodoka ikoranye na laptop wabonye ko karafashwe kweli asura cyari mu bintu wambaye the Gunners ufana Arsenal yewe ubundi the Gunners bivuga umuntu w'umugabo oya tubijyanye no kuba abantu bakumenye cyane managing abantu babaki ngiye n'ubundi busanzwe ndi umufana wa Arsenal ariko n'ubundi tunabivuyeho ubundi akagapira sinakaguze kubera gufana Arsenal akagapira nakaguze kubera gukunda mbese nakubwira gukunda ibintu by'ubutwari gukunda ibintu by'ubutwari cyangwa se kuko kanditse amagambo meza the Gunners urumva umuntu ushobora kwirwanira cyangwa umuntu ushobora kwihanganira supermanager kanumviye nyariye noneho hari ukuntu abantu basigaye bavuga bati supermanager kubera uburyo akunzwe kubera uburyo afite abantu benshi bamukunda azashyireho umunsi we nanateguye by the way ntago n'abantu bari babizi urabyumva abantu benshi ntibari babizi nanashyizeho televiziyo yanjye sure yitwa Ahupa TV nk'uko ureba televiziyo zindi ziri muri iki gihugu ku buryo yaza umuntu arayireba kuri stade 129 nk'uko ureba TV y'u Rwanda TV 1 TV 10 Isango Star nk'uko bazireba bajye kuri stade bandike 129 barabona Ahupa TV ni televiziyo yanjye bajye bakurikira ikiganiro nzajya ntangaho buri cyumweru saa 4 z'ijoro kugera saa 6 z'ijoro cyitwa table talk meza y'uruganiriro ushobora kuganira nawe ushobora kuganira ushobora kuganira n'umunyapolitiki n'umukinnyi n'umucuruzi buri wese ni table talk ni meza y'ibiganiriro kizajya kinasubiramo kuwa mbere ariko iyo televiziyo irakora amasaha 24 guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru yaratangiye abantu no kuri free air nzaronshinga niyo mpamvu ndimo kubitangaza no kuri free air mu buryo busanzwe bwa televiziyo zisanzwe udakoresheje ari free nkuko tubonaho za TV n'izaki ushobora no kuyireba nabwo yitwa Ahupa TV Super TV 129 kuri Star Times ugakurikira supermanager ukaba igihe cyose uyirebye hagiye guca ibintu bikomeye kuko niyo televiziyo igiye bya biryo mva ngo ni ugutwika igiye kwemeza pana gutwika igiye kwemeza n'abantu kubona ko iyo Ahupa TV kwamamaje uba wamamaye courage kabisa GS Media mu kazi kose supermanager mu kazi kose ndacyashaka indirimbo kuko ndabona supermanager nakoze imizigo myinshi hari umuntu undi yakara ngo ongera use nk'ukuntu wivuga birabaryohera cyane yakanze nivuge uze wivuge cyane none se iyo Ahupa icyicaro cyayo ni hano mu mujyi hari Ahupa twari tuzi yakoreraga ku Ahupa nijya wayiguze iyo ngiye uvuga yego
yakoreraga muri Centenary yego muri fura gatatu ubu rero ni ya super manager abantu bakurikire super manager abantu bakurikire super manager ubundi ibintu bigende neza kubera ko Kayinebina nayo ngiyi yabonetse ngira ngo urayumva ikintu kizokamera berekana mwana yanjye tabara ndabyemeye ndarara Kayinebina kana Kayinebina Kayinebina kana Kayinebina Kayinebina kana Kayinebina Deye Kampala Kawala super ninkamatila ninkagala kana bananga kana bananga kana koze kikave Uganda kaje Rwanda Kayinebina kana Kayinebina ngabwe kanyenyebina kana Kayinebina kana Kayinebina nyenyebina ndo yamemlea super manager kwangu amekolea mapenzi anajua yana mebobea nami nampa tena nachochea nitampa benzi na bima pesa ni nini bora uzima kula maisha kufa ni lazima hakuna shusha hakuna shuka hakuna bank to Kayinebina kana ariko by the way ini ngoma ya umujyi wose Kayinebina niyo ndirimbo bigezweho mu gihugu cy'u Rwanda no muri Amerika no kwisi hose Kayinebina akana gateye neza cyangwa se umwana ateye neza arabyina neza kandi n'umukobwa uzi gushaka iterambere no kuzagera kuri byinshi byiza Kayinebina ndalangala aiwe tabara mana yanjye tabara ndabyemeye ndarara Kayinebina n'abari abantu b'inyuma bose ndabasuhuza berekana bose basuhuza habayo berekana nta kibazo ndabasuhuza mwese ndabasuhuza y'abana mwese ndabasuhuza ma people there ya Rwanda mukurikira Hope TV kuri stade umurongo 129 ya man super manager muna subscribe kuri super TV super manager TV ya man wa Rwanda bad man Yendo zinyo twigendere oya mbere uko mugende ahari gushaka umushoferi washatse nuzi kubyina hari noneho kujya abantu badukwikiye bavuye bati super manager azi no kuririmba atagendeye ku ndirimba ari kuyumva ushobora gukoresha yo vocal my vocal yes Kayinebina kana Kayinebina ngabwe kanyenyebina kana Kayinebina nalinsambula ntabwo akirirwa umushidikanya imirimbe ntabwo ikemanga ibintu byose bad man the Guatemala kings wa Rwanda the super wojik Kayinebina kala Kayinebina ngabwe kanyenyebina aya mazu tabashyizemo twumva indirimbo yitwa Kayinebina ariko ubundi bisobanuye ngakana keza akana keza cyangwa se umukobwa uteye neza yego ubasha gukora agashaka iterambere ariko akaba nanateye neza yagenze abasore baramwifuza ariko we ntita kubyo abasore warakora arashaka iterambere okay ndabona bamuzaniye sekyo Esperanza uzaniye cheers bazi ya Esperanza icyo kuba abanyarwanda bakunda yabumvira abanyarwanda mujye ku masoko mu Rwanda hose mu ntara zose z'u Rwanda Esperanza irahara amazi ya Esperanza nicyo kunywa cyayo mu Esperanza muryamire matora Dodoma munisiga amavuta meza mu Apple Group Limited nka Denise yisiga Denise the class ready wa Rwanda yo baby what's up Banzare wahimbi ino ndirimbo kuko mbona indirimbo yose ari wivuga kuko n'umwana uteye neza witeje imbere gutera neza sute neza bizwi n'amamu bizwi n'amampona wowe se wirebye njyewe se yo wirebye ubona udateye neza
kuko uyu niwe mukobwa twumvikana n'abantu badukurikirana, niwe mukobwa mwiza muri Kigali tubonye ukora akazi k'ubushoferi, ariko none ukibaza atwara nde? Gutwara supermanager. Iriya ndirimbo so yayihimbye? oya Nese suteni so ubibona se uzi kubyina? ndagerageza Kuryo nk'indirimbo wagerageje ukatwerekaho gato uko kubyina. nabyo bizabazindure. Wadufasha. oya nabyo bizabazindure. Okay. Super. Uno mwari ndabona yarakuzaniye amazi ya Speranza. Ni amazi cyangwa ni akawayini? Aya ni amazi ya Speranza. Speranza ni rwa ruganda rwa mbere rukora amazi n'icyo kunywa abanyarwanda banywa akagubwa neza. Yego. Uramureba uko abasa nawe niyanywa yajya kuruhuka nta handi akaruhukira kuri matora Dodoma. Matora Dodoma. Kuko utaryamye kuri matora Dodoma ubwo uzarwara umugongo urinde upfa bari imigongo. Hari ubwo ngubwo amavuta ngo yisiga ngo nayahe? Bayitamo Up Group Limited. Akorerwa inaha? Muri Tedemiri hariya ntabwo ari kure. Aho bahahira kuri Tedemiri hariya mu mujyi. Ugeze muri Tedemiri hasi mu iduka rya Konka. N'abagabo se abagabo abagore amavuta y'ubwiza yose abamo hariya. Noneho wandangira neza ko nanjye nkazajyaho cyangwa naye? Ahubwo nkurangiye mu by'ukuri cyangwa abadukurikira muri Konka. Reba ugeze Tedemiri mu mujyi. Ukinjirira ugasa nk'umanuka ugakata gutya muri Tedemiri uhita ubona iduka ryanditseho Konka. Winjiramo muri Konka aho ngaho. Bikorerwamo byose. N'amavuta meza atuma ugira uruhu rworoshye. Niyo waba ufite imyaka 70 ugaragara nk'umwana w'imyaka 17. Nokuri nkawe ntujye usaza. Ntubireba se. Rudasumbwa igihugu. Supermanager ku myaka 23. Ya. Ajya ntugeze kujya kwiyamaza muri Rudasumbwa. Nijyo wari ubayoboye. Nijyo wari ufite amajwi menshi. Byaje kugenda bite? Byaje guhagarikwa nuko irushanwa rigenzi ryacu ry'abashiki bacu ryitwa Miss Rwanda ryajemo umwanda. Rijemo umwanda n'ibintu byinshi byarivuzwemo bavuga ko nirindi riba rihagaritswe rikazagenzurwa bakabona ko ririmo nta mwanda urimo no bakabona kureka rigakomeza, ariko iryacu ryari kiriyandi kirini. Wari ufite confidence? Nijyo wari ubayoboye ku majwi y'imbere Rudasumbwa. Ubu rero n'ubu ngubu nese ntibari bavuze ngo bagukuyemo kubera imyaka? Ayiwe kandi nijyo wari ufite mita ahubwo basanze ari muto. Arya bagarukiye kuri ngaye 27. Naso nakuraye uyirengeje. Mfite 23 n'amezi 10. Harabura bira ahubwo ngo nuzuze undi mwaka ukurikira. Ya myaka ya ba Haruna. No, ariko anyway byanashoboka kari ufite ariko umuntu akibaza ubundi ni ikibazo ngiye kubaza kandi ariko na ba Haruna abo ngabo no kubabeshyera nta muntu indangamuntu se yabo ko ari yigaragaza ibyangombwa niyo bivuga biti nese mwarababyaye kuko hari nk'umuntu kuzi. Iriya reka nkubwire ni abantu guhimba abantu baravuga ngo Supermanager ni mukuru. Nagize igikuriro kubera kunywa amata. Oya ngo ufite umwana ngo wawe wambenga afite nka 12 gutyo ni. Umuzi cyangwa ubizi azaza gusobanurira. Ngo umwana wanjye wa mbere afite imyaka 17. Wowe umuzi erega iyo baza kuba umusitari barahimba uvugwaho byinshi. Yego. Niyo mpamvu yo kuba umuntu uzwi. Ubu hari uwicaye uza kuvuga ati dore cya kigoryi. Hari uwicaye aza kuvuga ati dore wa musazi. Ariko wafashe umwanya aramvuza ariko we nta n'umuntu n'umwe ushobora kumuvugaho. Ariko genda avugwaho n'umugabane wa Afrika n'uwa Aziya n'uwa Amerika. Kampani zifite amafaranga zinshoramo amafaranga. Hari harimo kontra yanjye. Nishyurwe mu 900 buri kwezi bya Dodoma. Nkishyurwa 900 bya Speranza. Nkishyurwa na Up Group Limited hafi miliyoni. Yose arimo hari hafi ubihuza gute urumva? Oya mbwira. Hanyuma umuntu utabiza aravyari yavuge ngo dore super ngo uriya baravuga cyane. Bakiravuga ndavuga me I make money. President wa Republika wacu nyakuba komanda aravuze ati icyari cyo cyose kitaguteza ibibazo kitagushyira mu byago kitari kibi kidasenya abantu kidasenya n'igihugu we gikorubeho. Yamana kabisa. Ikintu cyose kitaguteza ibibazo yaravuze ati nimukoresha ubwenge mubeho mubukoreshe gusa mu nzira nziza. Muhanga imirimo mu buryo bwiza ariko mubeho. Isi y'ubu yarongera aravuga komanda ati isi y'ubu yubakiye kuguhanga na technology. President niko yavuze ati isi y'ubu urumva isi y'ubu turimo ntabwo ari ya kera. Yaravuze ngo isi y'ubu urumva iryo jambo rya komanda isi y'ubu iyi turimo nyine isi y'ubu yubakiye kuguhanga na technology. Yabivuze arimo guhemba umwana w'umukobwa wari wakoze umushinga w'urutindi imishinga y'abandi y'urundi rubyiruko amu 50 by'amadolari. Kuki se umwana yakireye umuntu ujya gukorwa kireya ubeho umwana yakireye TikTok wo munya Senegal uba afite miliyari hafi ubu hafi afite
arenda kugeza miliyari y'idolari mu baherwe ba mbere ku isi ntumuzi ujye ukora utuntu yigira ngo cyane ndamuzi nejo bundi kadushaka isene mwana yagiye mu Bufaransa n'uhagarariye abantu bakomeze bareba Ahupa TV ku murongo w'129 ariko ni televiziyo yanjye yawe ogi bayirebe abashaka kwamamaza muze televiziyo zindi aho zirebwa zikagerwa niyange hagera ikanagira no hanze hose kuko jewe kumva ko ari yanjye nabo hanze barayikurikira bakayireba kuko izina ryanjye gere ruta televiziyo zindi ziri roko yes none se nshobora none se wereka kuvuga ngo hoya none se degol.com yaranyanditse urabizi ni ikinyamakuru cyandikwa muri Espagne cy'imikino ndabizi Medica Gare namugurishije mvugwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga none se ibyo binyamakuru ushobora kubibaza televiziyo zo mu Rwanda bakagira bakubwira kireka bagiye kuzisakinga ariko kuvuga uti supermanager bakubwira bati the number one agent football agent who has been ako umuntu ajya yibaza mu by'ukuri profile yawe icyo ukora who has been the agent of Medica Gare ukaba umuhanzi multiple talented guy narabivuze umuntu ufite impano nyinshi zitandukanye nka Barack Obama arakubwira ati je nabaye president wa leta z'umwe za Amerika yego arongera arakubwira ati jewe nakinnye basket uwo bita Zeriski arakubwira ati je nyobera Ukraine akongera arakubwira ati ariko nakinnye na comedy cyane ashaka ubuzima antu bakora sente we inspiring abantu bakiri bato kweri ariko abantu nuko wenda bagira n'amashyari niki ukumva bashaka kurwanya ariko the one kabisa wa mbere thank you ku myaka mike ibyo byose nta myaka 35 uraje wereka nkubwire ukabugenda mu modoka imeze gutya twabonye tweretse n'abantu badukora wereka nkubwire nge sindi umufana ariko ndavuga ibyo ndeba wereka nkubwire kurwanya cyangwa se kungirira ishyari ni ngombwa if you see someone is your hater you must know that you have made it that it is because of your success because you are successful nobody who can be jealous to you over you without being a purposeful man without being with something which is tremendous you get what I'm saying umuntu se yakugira ishyara atabona uri umugabo none se umugabo se w'urwango narakubwiye ngo ni igihugu ari igihugu ntabo wumva bagiharabika cyane kandi cyarakoze byose kikavuga kiti nta bwoko dushaka kivuga kiti wowe uva ejo bundi ntago abantu barangije umutobo yego ntago wabirebaga nabirebaga sabaye fudereri ntibaje bakabwirwa bati nimuze mu gihugu twubaka igihugu aba ni bene wanyu ni muhumure murabarwanyiriza iki nta muhutu nta mutwe nta mututsi muze uru mu Rwanda rw'abanyarwanda ariko harababona ibyo bakanabireba ko ari byiza ariko bakumva ko bikomeye ari byiza bakabona ko batabikora bakabona ko ari byiza bibarenze nabo mu mutima barabizi ko ari byiza bakavuga baturiya muntu bakavuga ati iriya leta y'ubumwe ifite repetition nziza none izo repetition cyangwa se uko kuvugwa neza gusa bakabona nta kindi babikoraho bakavuga ati reka duharabike ukaba maze uturarabikira iki kubera ko ari ko remye self haters hari umuntu wanga umuntu ntacyamo none se nk'ubu ngiye kukubaza numva umuntu ujya akavuga kumva aravuga nabi ibintu ukomeze atanabizi oya ahubwo akanatuki waba gatukabe kandi naho harimo na bene wabo ntago umvishije n'inzora barimo gusobanura warwanyaga leta kandi abana bigishwa na RDF ntago wabyumvishije nabyumvise akaba neza urarwanya ahantu hari abana bawe n'umudamu wawe ariko kubera iki niko umuntu aremye abo rero basaba kwigishwa niyo mpamvu bajyanwe mutobo abo rero nabo banyanga mujye mubabwira ibyo babwira uti mujye mutobo mwige mugaruke muri bazima ntugira ubwoba ko utarashaka nka bouncer ntugira ubwoba ko hari uzagutega akaba yaku none se reka nkubaze u Rwanda rufite umutekano nta bouncer nkene yiruta umutekano u Rwanda rufite abandi basitari igisubizo wacyumvishe abandi basitari ba melody bande tubona bashaka umutekano ngo abandi basitari bashaka ababarinda babagenda imbere abitwa ba mubi abitwa n'ubugoryi buvanze n'ubujiji n'ubugoryi buvanze n'ubujiji n'ubugoryi muri iki gihugu urarindwa na ngiye mfata miliyoni ntago wabonye mfata miliyoni nkabwira abantu ni mwirye mu muhanda bira byo ntuzayakoze wa mutanzania ejo bundi hamunayize bira ntubinziho imyaka 2-3 buri gihe simuranyatera nubaha muri buta uratemberana amafaranga muri telefone ukavuga ngo ufite amafaranga cyangwa ugafatemberana amafaranga muri ntuza muri ATM machine rero ukavuga ngo ufite amafaranga shyira amafaranga muri butu nka supermanager ngo ufungurire urebe aho haba harimo ikatiro y'amafaranga nge nemberana amafaranga tutaguteza abantu ikarito ugenda fungura gutya paf ugasanga idolari rirapakiye tembea na pesa go with money in the boot niba ufite amafaranga nka supermanager jyana amafaranga muri butu nge nyatwara muri butu nta wumbaza nta n'wakoraho
umutekano uruzuye ujya gushaka bonsa muri South Africa niho abantu bicwa buri kanya nyuma y'isegonda 17 baravanga umuntu abapfuye jya muri Amerika jya handi ariko saha mu Rwanda mu Rwanda ushaka uzafate miliyari ugenda uyiterera hejuru ibyo ngibyo Perezida Kagame yarabirangije umutekano yarawuzanye umuntu w'umusitari ushaka umuntu ndakubwiye ngo ibyo bintu byerekeranye n'umutekano komanda yarabirangije umutekano yarawustabilizinze stability irahari hamwe na amahoro arahari ibindi ni ukurya isene mukanashakisha ikintu cyitwa gukireya isi y'ubu yubakiye kugukireya kuki kugukireya creation none se sinakiriya YouTube none se hari ibiro ngira wari wambona agenda mbyukira mu biro wapi ako wenda ushaka kuba ariko ibiro byanjye ni bihe mu mutwe ni YouTube cyane kuko niyo yamaye byose iyi YouTube umuzungu nawe nubwo rimwe na rimwe ajya ntera umujinya ariko yarankoreye yarabirangije Sophia umuzungu kuri YouTube yarabirangije yaravuze ati ndayizana mu Rwanda soma najya yivugireho ubundi abantu bamenye ibintu ibikorwa bigenda neza ariko nk'umuntu ushaka kukubona mukamwaganira kuko ufite ibitekerezo ntago wabungana gutyo ufite imyaka mike ube winjiza amafaranga nkayo watubwiye umuntu ashaka kugira ngo ngiye amafaranga siyo magaciro cyane ngiye magaciro amafaranga ni icyubahiro cy'isi narabivuze yego umuvandimwe wa mbere ku isi ni Imana inshuti ya mbere ku isi ruta izindi ni amafaranga impamvu nuko n'umuvandimwe wawe muvana mu ndimwe wose ibere rimwe nawe ashobora kukureka cyangwa se mushobora gushwana ariko Imana ntigikuvaho hanyuma inshuti nazo uzigira ufite amafaranga no kuvuga rero ngo inshuti zani izindi inshuti n'amafaranga ubwo rero inshuti ya mbere ku isi n'amafaranga kuko nituma izindi inshuti ziza gusa ntawe ugira amafaranga ntagira inshuti nyinshi zikabura ntago wagira amafaranga ngo uri inshuti niyo wabura inshuti nyazo wabona n'inshuti zikuryarya ariko nazo ziba ari inshuti kuko nawe ushobora kuba uziryarya ubizi ukajya uziha amafaranga ukazibwira uti nimumvuge mwo kavuna umuheto ukabahata bakarya bamara kwijuta ukabwira uti ngani mu burogotwe kuko wabahaye none se uhaye umuntu n'umuvugi babita mu Giswahili ngo ni marafiki wa nafiki niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo naba n'inshuti nako naba n'umwanzi uzi kuri ko inshuti y'indyarya utazi waba naba nibura no kumenya ko umuntu ari umwanzi wawe ukabimenya ugafesingana nawe aho kugira ngo wibeshye ku mwanzi wawe wigira inshuti ariko ari inshuti y'indyarya amagambo y'ubwenge ariko yawe ishobora kuba iri hejuru cyane ibyo ni Imana ibikora genda inspiration of the youth urubyiruko ruriga mu mazina yanjye harimo iryitwa library bivuga isomero bibliothèque nakubwiye ngo n'umuntu utanyemera n'umuntu wakumva nuka ariko nawe ntashobora kwanga kunyumva aba mfite muri telefone aranansubscribing niyo ikiganiro cyanjye ajyaho kubera ikizi kuko abona ko ibyo nkora atabishobora noneho akavuga ati reka ngiharabike gusa nabikubwiye ngo ujye urebera urugero kuri leta si leta yacu gusa n'izindi zose hari umuntu ushobora kubaza utari ko se kubera icyo none se ndaguha urugero yego Israel mbonye isi umuririmbye cyane ntaririmba indirimbo zubake abantu n'imitima myiza y'Imana ntaririmba ibintu byiza nanjye ubwanjye ndi umufana we none se nta muntu ushobora kujya kubona ukabona ateyemo comment ngo hawaririmbye nabi kandi wamubwiye uti ngagenda uririmba umukosore ntabishoboye tumaze n'iminsi tubona hari abajya muri comment ya postinze bakavuga bati turabizi hari n'umupagani hari aho bamufatira ry'abantu ibintu biri no sense niyo mpamvu nakubwiye ngo ku isi nta muntu ushobora kunezeza abantu bose ariko ugomba gukora ibyo ugomba gukora wa mugani wa perezida ibikorwa birabasubiza yavuze ati mwebwe mubihorere bavuge to muve kundushyi zikomeze zihobagire zivuge dukora ibikorwa byubaka igihugu by'iterambere igihe cyabo bazagita mu kuvuga twe duti cyacu mu kubaka iterambere no guhindura imibereho myiza y'abanyarwanda abantu batera imbere babaho neza ntabwo ushobora guhangana n'abavuga genda ahangaha ubu nagize televiziyo yanjye cyane ahupa barebe Super TV yego kuri channel yanjye barebe ahupa TV mu minsi mike barabatureba n'ahandi no kuri za kanari n'ahandi hose hatandukanye wigeze no gushaka kubaka ibitaro nabyo birimo birubakwa ngende muzima icyambere n'ubuzima ikindi byo simbikora kugira ngo niratana amafaranga ndashaka kugira icyo natanga kuri societe umucango wanjye cyangwa contribution yanjye mu kugira ngo mpindure cyangwa se ngira icyo nanjye natanga nibura little part yo kubaka nanjye societe nyarwanda rero iya mbere ntanga naya magambo mvugira ko none niyo nava mu mwuka umwana wanjye navuka umwana wanjye
uriho umwana wanjye navuka cyangwa se umwana wanjye uriho urantega amatwi nkubwiye ndabyumva kabisa niyo yakura azajya agira icyo avuga ati this is my dad akurikire avuga ati nabyawe n'intwari sinshobora kuzaba imbwa kabisa ati papa nuko yangaga agasuzuguro papa nuko yari komanda kubera iki nanjye ibi ngibi nkora mbikesha data kuko njye gakumba yarambwiye papa wanjye gakumba yarambwiye ariho ariko se komanda mwihoreye nubwo ashaje uramuzi ariko cyangwa n'ubundi rega ntabwo byava ku busa ufite umutoza kweli ngo isasu riva ku cyuma niba ari icyuma kiva ku isasu uzi ko uramuzi cyangwa abantu bareba ikiganiro cyo kuri Super TV wandikeho papa wa Super Manager gusa ariho urahita ubona ikiganiro cye nibwo uri bumenye ibitekerezo bye nuko yakuze ni muntu ki ariko nanone ibyo bitekerezo ufite byiza wakagize umunsi uzajya ugavuga ati uyu munsi ndaganiriza abantu ariko nakuganiriza abantu kurenza ngaha kuri GGS Media kuko isi nagushaka ko muri kumwe apana urabona hasi hari Instagram yanjye yitwa Gakumba Patrick ndakubwiye hari Instagram yanjye wacamo kanyandikira muri inbox ukambwira ko ushaka guhura nanjye ukambwira icyo ushaka guhurira nanjye abantu bitegura ibintu byiza byinshi ndabateguza umwaka utaha ko hari umaze kugira indirimbo ndabateguza umwaka utaha n'umwaka w'2024 ni umwaka bazabona umugore wa Super Manager ku mugaragaro sure noneho apana noneho n'amagambo uwo ni umwaka bazabona umugore wa Super Manager nkajya mu murenge hariya nkasezerana uwo mwaka nawo bawiteguye ndabivuze mbisubiyemo ni umwaka w'2024 ntushobora kurenga mbese ubu dutangaje ngomba kujya gutora komanda ngiye ngomba kujya gutora gushyiraho ijwi ryo gutora komanda ndi kumwe na madamu wanjye wow ni ikintu cyiza kabisa ibyo rero babyitege kuko jye sinjya mvuga ibintu ngo bishire mu mwuka ubarahari ariko wamaze kumuhitamo ibyo uzabimenya nawe abakobwa navuze ko nzavuga ubuzima bwanjye cyangwa se ibijyanye n'urugo cyangwa n'umugore wanjye stade amahoro irimo irubakwa stade amahoro yubakwa irimo irubakwa ndabizi iri kubakwa izuzura igikorwa cya mbere kizakorerwamo no kwerekana umugeni no kwerekana umudamu ugiye kuba mama w'abana ba Super Manager icyo niyo gikorwa cya mbere kizerekanirwamo abantu kwinjira kureba bazabahatana nko kureba Real Madrid na Barcelona zahuye bakandagirana kujya kureba ibyo bintu simbikubwiriya ukibwira ko abantu bazataba ubukwe bwawe no stade uzabana izakira ukuntu bangana stade ni ntoya iyi stade zaba yakira abantu 45 ngira ngo sibyo 80 80 yego iyi stade oya ntago ari 80 uwo mero wikoze nabi ni 45 ni Tanzania ya India Benjamin Mkapa ariyo bavuga ngo ni zaba ari ni cyane ariko okay tuvuge wenda 80 basi tubyemere sibyo ibihumbi 80 urakeka ko none se reka ngo ibihumbi 80 none se jewe ko njya nkora ikiganiro kikarebwa n'abantu 300 none se tuvuge 300 noneho tuvuge havuyemo 100 baje kwitabira ubwo none se jewe nkoze ikiganiro jewe iki kiganiro urugero nkoze urabona kirebwe n'abantu bangahe bashaka kubihumbi 100 200 urakoze cyane noneho njyewe uravuga ko hano ari 80 80 ubwabyo Kigali ubwabyo bava muri Kigali genzwi n'isi noneho Afrika Uburayi Amerika bose bazi Super Manager Canada abantu bararira baravuga bati tuzamukoraho dute Amerika umugisha barawumpaye ababyeyi hano mu gihugu hari uryama gasenga neza agashyiraho isengesho akavuga ati mana Super Manager mu umugisha hano maze ngo nzagira icyomba kandi ababyeyi bansengera bamfatiye iry'iburyo uwo ni umugisha ufite no umugisha nabyo kurama wabyumvishije ubu proje ufite ni yihe nyuma yo gusohora ino ndirimbo nyuma yo gushyira hanze Ahupa TV igaragara kuri Star Time 128 129 ibindi ufite ushobora kubwira abantu ibindi nuko bakishima ibindi nuko nta wahindura umugambi w'Imana ku muntu yego Imana yahisemo ko nzavuka nkavukira mu nka mu ishyamba mama akitaba Imana mfite imyaka 7 nkamubura nkaba ntazi ari nazo zangaruka zo kutagira igihugu bwaho nkaba ntazi naho yaguye kuko aho yaguye twari mu mashyamba ubuhameze ibiti nkazaraharishije ubu nibura ubona n'abandi bajya no kwibuka babo bitabye Imana akagenda akanashyiraho n'ururabyo ariko nanjye ubu nakagiye wenda ngiye nkashyiraho nkavuga ni dore mama aho yaguye ariko yaguye mu mahanga yo twari mu mashyamba nkazimuka simpazi wabyumvishije ubu niyo mpamvu yo kutagira niyo mpamvu bakubwira ngo igihugu ni icyambere ubu iyo bare mu gihugu akaba yaraguye iwacu banamushyinguye ahantu nzi nkajya ngenda ngira nte ariko twari yo
twirukanka nk'impunzi za Karaguyo yose mu mashyamba za Cyamenshi yo navukiye nkazirimuka zicaho ubwo ngubwo yumva ntikinabaho wenda ubu hameze amashyamba niki ko nanagiye gukora research nsanga ntinwana hamenya you get what I'm saying yes ibyo byose no kubera iki nimbabwira ngo dukundi wacu dukundi igihugu cyacu kuko igihugu cyawe niko Nyerere yavuze igihugu cyawe nibwo buzima bwawe mukuru w'igihugu cyacu president yaravuze ati twe turi nk'imbuto abanyarwanda zatewe zikabora zikinjira mu gitaka zikongera zigashibuka kandi ko byatugendekeye kuko abanyarwanda barababaye ku buryo bukomeye cyane cyane ababyeyi bacu bahuye n'ibintu byinshi bibi kugira ngo bubake ibi byiza turimo niyo mpamvu tuba tudakwiriye kubikinisha tukanabubaha tukanabaha agaciro kabo kandi kuba agaciro kabo kwa mbere ni ugusigasira ibyo bagezeho kugira ngo bitazongera kubura yego kuko iyo umuntu abuze ibyo afite hari igihe apfa arinda apfa atongeye kubibona kuko niyo mpamvu mu cyongereza bavuga ngo mu cyongereza baravuga ngo tough times create strong people create easy times create weak men and weak men create tough times ibyo bintu ntibizabe mu Rwanda ibyo mvuze ababyumvishije barabyumvishije yego ibihe bibi bituma habaho abagabo bagatuma ibihe byo kuregeza biza cyangwa se ibihe byoroshye bibaho ari byo turimo ibihe byoroshye byabaho akenshi bituma habaho abagabo mbwa akenshi abagabo mbwa wabyumvishije abagabo mbwa icyo mbivuze icyo bisobanuye abagabo batazi kuba tayari kurinda ibyabo ntujye ubona abana bavuka mu miryango myiza ugasanga bamwe ibiyobyabwenge se na nyina ntacyo babuze cyane uya ni umwana mbwa papa we na mama biriya bintu babishatse barushye nawe nkaho wakabirinze wigire mu biyobyabwenge ugiye wawe urapfuye isara kureba akabona uri ntumbige ku mazi ya Speranza yashizemo zana isara kureba akabona uri ntumbigenda mutemosha yego wabyumvishije tough times nta kibazo zana ngayo ntabwo ari ngombwa guhuzuza ayarahagije mama ikikobwa thank you tough times create strong men create easy times create weak men and weak men create tough times urumva ko byigarukamo ubwo ribyo tubyirinde ntibizabeho iyo umuntu Mana yaradufashije iki gihugu cyubatswe n'abagabo kubera ko bamwe batanga amaraso kubera ko buretse nkubwire kubera ko abenshi badata bakuriye muri tough times zikuriyetinga strong men rero nabo igihugu baragitereje cyabaye paradise rero twebwe tutazaba weak men kuko weak men turamutse tubaye weak men turamutse tubaye abagabo b'abanebwe cyangwa abagabo batashobora kurinda ibyabo kuko ababyeyi bacu bo cyangwa se n'abakuru bacu bo barimo baravamo barasaza yego twakongera tugasubira ahandi tukabura ibyo ababyeyi bacu kandi tubibuze ntibyongera kugaruka ndakabura gakumba kugira ngo rero tugume muri ibi bihe birasaba iki urakoze cyane birasaba yuko tugomba kumva tukumvira igihugu tukumvira inyigisho z'abakuru bakiriho bacu batwigisha kandi noneho tukanabyaprayinga ibyo batubwira tukirinda ibintu bidafite akamaro ibiyobyabwenge byishe urubyiruko ubona umwana wa minisitiri umwana wa depite umwana w'umuntu w'umunyamafaranga ukomeye ngo mu ibiyobyabwenge ngo yagiye muri drogue wajya muri drogue wabuze iki wowe igihugu kirahari urajya kwiyicisha uriyica ufite agahinda ki ngo yagiye ngo mu matabi ngo yagiye ngo mu nuko ibyo ashaka itabibona ntago afite igihe cyo gutekereza ibintu byinshi bajye babakaranga rero bajye babanza bayibime bakure igikene niba ari ibyo ngibyo bamwigishe gusa bamushyire mu ishuri ariko bamwima amafaranga kuri banke ntibamurekurire amafaranga ngo yakinisha akiri umwana bazayamurekurire cyangwa se bazamubwira bati nawe uzishakira ibyawe twaguha education ese bundi wabyumva icyo mubwira iryo jambo bamubwira bati nawe fata itike gihe byo gushaka akazi nk'umwana w'umuturage wese usanzwe urebe nibura kuko hard times cyangwa se tough times zikuriyetinga strong men ariko umwana numureka akaba muri easy times akavuka ari muri paradise ibifaranga bimwuzuyeho n'abandi we munuko hari yagiye mu biyobyabwenge kimwe cy'umwana apfa genda bazi igihe impamvu mbivuga mbibabaye genda bazi nzi nka benshi abana b'abanyemari sinshaka kuvuga byinshi aha mfite amabanga mu mutima none se super reka nkubaze ikibazo ni n'amahirwe kuba uvuze kuri icyo kintu umaze kwamamara ufite ubwenge ufite n'iterambere ejo ubaye nka minisita w'urubyiruko cyangwa se ukagira izindi nshingano zituma uhura n'urubyiruko cyane wababwira iki gende minisitiri w'urubyiruko
uyu ntago uri jewe ndi minisitiri w'urubyiruko jewe niki bikubwiye cyangwa urashaka kuvuga ngo minisitiri w'urubyiruko ngo mpaka leta izavuge ngo somana njya minisitiri w'urubyiruko okay mbikubwire se gambwira jewe ndi minisitiri w'urubyiruko rwo muri Afurika no ku isi hose na buri wese unkurikira minisitiri w'urubyiruko wundi n'uw'igihugu runaka yego u Rwanda rufite minisitiri w'urubyiruko w'u Rwanda u Burundi bufite minisitiri w'urubyiruko w'u Burundi Tanzania ifite minisitiri w'urubyiruko wa Tanzania ariko jewe ndi minisitiri w'urubyiruko everywhere kuko genzwe n'urubyiruko rw'i Buganda inzu n'urubyiruko rwa Tanzania n'urubyiruko rw'u Burundi ariko minisitiri w'u Burundi ntazwi n'urubyiruko rw'u Rwanda kereka baje bakamuintroducinga bakamuvuga urabyumva icyo nkubwira ndabyumva ni ukuvuga ngo jewe ndimboni ya benshi kuruta uko minisitiri watowe ako ntiwashyiraho pawa ngo umubwenge icyo kintu kuruta uko minisitiri kuruta uko minisitiri watowe agera cyangwa se yambuka imipaka akagera kure by'izina ryanjye rirenga aho ngaho rikagera kure cyane nawe ndamwubaha nibyo leta baramutoreye ndabyubaha ndetse mugezeho buri muntu wese yubaha undi mu nzego ze ndabyumva ni minisitiri ariko uvuze ngo ubaye minisitiri w'urubyiruko je nta minisitiri w'urubyiruko w'igihugu kimwe nshaka kuba jewe ukundi niko nzaguma umusanzu n'uyu nguyu ugenda utanga niyo wambwira none aho tugenda uyobora ibiki nakubwiye ibyo bireke ntabyo nshaka oya nibyo wabyumvije je ntabyo nshaka I live my life and I love how I live ubu nibwo buzima bwanjye konyine boy wabyumvije ubu sigaye nubwo nzakorera umudamu wanjye n'abana banjye nkabahigira nk'intare nkabwira intumwana yige kubera ko education is the key cyakeneye akibone aha urumva ko nawe ugiye kuzaba muri babakire wavugaga uzajya umuha icyo akeneye bikarangira education yige yige hanyuma ikindi Imana imbabarire agire n'ubwenge bwa kavukire nk'ubwanjye kuko ubwenge bwa kavukire burya nibwo buruta ubwenge bwose nibwo kwiga kuko mu cyongereza baravuga ngo common sense is not common bisubiremo common sense not common common sense is not common ubwenge bwa kavukire ntibugirwa cyangwa se ntibuhirwa buri wese upfa kubugira nicyo bivuze agare buri wese kubera ko umuntu wa mbere wabaye generali yabibaye kubera ubwenge bwa kavukire umuntu wa mbere wabaye docteur kwisi yabibaye kubera ubwenge bwa kavukire umuntu wa mbere wabaye professor kuko nta professeur wundi wari uriho nta generali wundi wari uriho tekereza isi bwa mbere umuntu wayibayeho ari generali niwe wenyine wifashe ngo ujye ubu generali kubera ubwenge bwa kavukire arangiza mugabo ufite ubwenge kwe wabyumvije arangije ahita avuga ngo noneho kugira ngo umuntu azajye amenya ibyo menye nzajya muha igipapuro cyitwa ngo uyu ni professor nk'ubu ngubu mu Rwanda miliyoni 13 nizo zituye u Rwanda n'ibihumbi 400 bavuze ubundi ariko umuntu numwe witwa supermanager ni ukuvuga ngo umushatse nahita nshinga university nkavuga nti numenye nk'ibyo nzi nzajya nguhe degree yitwa supermanager degree nuko ngo nukuvuga ngo ariko ibyo nabyikoreye kubera ubwenge bwa kavukire ubwenge bwa kavukire butubwa ishuri urabyumva neza urankurikira generali wa mbere wabaye kwisi yabigizwe n'ubwenge bwa kavukire kuko nta wundi wari uriho arangiza aravuga ngo none abandi bazajya bamenya ibyo menye nzajya manza mba training mbakubita amakosi kandi tekereza ibyo bintu yabyikuriye mu bwenge bwa kavukire nta warabimwigishe kuko nta wundi wari uriho professeur wa mbere nuko mwarimu wa mbere nuko docteur wa mbere nuko ubwo ubwenge bwa kavukire buruta ubwenge bw'iki bw'ibitabo bwo mu makaye ariko byose birunganira niba ufite byombi nka super ubwo none barakarusha kubera wa mugisha w'Imana ya mavuta wavukanye kubera Imana kubera Imana ahantu tugusanze niba uri dukaragemo akarawundi ari abantu ndabona ari benshi uraza dukaragemo akarawundi rwose ibyo ni ubusabe mbutekerezeho sibyo oya muri buto harimo amafaranga ariko umuntu ugendana amafaranga angana amafaranga uko twanza kuguteza abantu ubundi imodoka bayirukaho wagera iwawe i Kanombe buto ahantu hose n'ibi nayo upfa gukoraho gusitirira iyi kontakiriya kontakiriya shofe iyo wakozeho gusa kontaki yitirira ndabeshya reka tudaprove ngaho kuri twumve oya mwihorere byiborere ntabwo ari ngombwa ngo upfundure baravuga ngo wegure buto bihorere rata owe bihorere ku mafaranga bihorere bari abafana nta kintu muri bubahe abafana ba boss muvugane nawe okay supermanager uvuze ikintu cyiza cyane ku buhanga k'umuntu avukana the game changer bad man
president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Superman is the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from dark to darker, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, Mtoto wa talk of the city, Wagakumba, most wanted, the library king of YouTube. Superman is in the house right now. Number one hustler. Bayihorera yongeye igiye kuza. Number one yongeye igiye kuza. Number one hustler. Reka namere umucera. Number one hustler, number one hustler. Number one hustler, number one hustler. Number one hustler. Kugeza nshizemo umwuka muhungu wanjye nzakomeza kurwana n'isi. Data Gakumba yarambwiye ati umugabo arigira iyo yibuza arapfa. Umukuru w'igihugu cyacu komanda President Paul Kagame nawe aravuga ati nta waguhindurira ubuzima, nta wakugira icyo ushaka kuba cyo, ni wowe uzabiharanira, ni wowe wiha icyo wifuza kwiha, nta wundi ukugirira impuhwe. Isi nta mbabazi igira, ni wowe uzayiha, ugomba guhangana nayo face to face, ubundi ugapambana nayo mpaka kugeza uyiturikire cyangwa ikaguturitsa bikajya mu kirere bigashwanyuka, nta kindi. Number one hustler, number one hustler, number one hustler Mungu wanjye, number one hustler. Iyo ni indirimbo nshyashya. Amahusters yose ndasuhuje. Ndasuhuza mukuru wanjye William Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya, komanda nawe yarahasorinze. Umwana yagiye muri presidence ari umukozi. Nego yagiye muri presidence ari umukozi. Amaze kugera amaravuga ati gese nzava bisoza ayoboye umukozi wo mu rugo. Just yakoraga amasuku aho ngana handi uzakurikirana history. Ubundi yacuruzaga inkoko akajya afunga ku igare akajya kugurisha za avuye mu cyari wabo. Hasara number one William Ruto wenda mwemera. Umwana wavuye from zero nakaba kiyobora aragifite barakiyobora abanyakenya bose arabwiye ati ndabafite. Wanazi mwemere. Niyo mpamvu ujye ubona nawe yahuye n'amahasara ahagarara akababwira ati hasaraza ati ndabemera abahungu banjye. Ubuzima n'ugwasoringa. Ntumureba Econis funzwe imyaka myinshi cyane urabizi muri za gereza nyinshi kubitwa amasasu buri afite amasasu bamushinja ibintu byinshi ba 50 cent afite amasasu 12 mu urabizi amasasu menshi mu mubiri arwana n'ubuzima kugira ngo arebe ko yakira, ariko ibyo byose nta nubwo yanabikoraga ari uwo yica nuko bamujyaga bamubeshyera birara byo muri Amerika urabizi killing ziba hariya none barayafite aravuga ati ndayafite. Uwo bita Mwiza yaravuze ati nimureke nkoremo yafashe matora idodamo amafaranga amadolari araryamira ati mundeke nyaryamire kuko abayambabaje yo kavuna umuheto arayaryamira bamwita Mwiza. Uramuzi mwita Mwiza mutera makofi amara kuyaterana akavuga ati muyazane nyaryamira akayicaraho ubundi agatanga interview. Nta muntu wabona amafaranga niyo mpamvu muri ya ndirimbo yanjye Kaenebi naramvuga ngo kura maisha kufa ni lazima ry'ubuzima kuko gupfa byo ni ngombwa twese tuzapfa, ariko ry'ubuzima ukinisha akazi nakukinisha amafaranga ariko wirinde gukinisha akazi. Wowe kinisha amafaranga yakinisha ariko akazi ukubahe kwa kazi niko gatuma amafaranga aza. Gihe cy'akazi nibavuga ngo akazi uhagarike byose ubanza ugakore neza. Ariko uriye ubuzima kura maisha ntuzavuga ngo ngewe nzabona amafaranga ngo ndeke no kuryaho kushya kwizigama ni byiza gukora ibiteguro by'iterambere ni byiza ariko nanaryeho kura maisha kufa ni lazima. Nko kuri we kurya ubuzima ni gute? Ubwa mbere ni iyi Benz ngenderamo irebe. Oya ni Mercedes. Ubwa kabiri nuko ntwarwa n'umukobwa mwiza nk'uwo. Wambaye gute? Uzi perfume ahumura wowe? Uzi perfume yisi? Uzi perfume? Cyangwa ugenda umwihumuriza wowe? Uzi perfume abayiteye wowe? Cyakubwira perfume. Perfume iyo perfume yanga. Perfume. Iyi perfume yaba yiteye aho ngaho. Ishobora kugura urukweto rw'abandi bakobwa benshi anga ubona batembera muri Kigali. Za nkweto zigezwe twone za high heels. Ziri ushobora kugurisha 600 kugira ngo ubone perfume yiteruye. Kuko avamo gutya gusa ukumva arahumura nk'umuntu utwara Mercedes Benz. Nawe ni umuhasa. Ko nubizi se we no Denise. Amahasla fuego man. Toto Bujumbura uyu. Burundi Bujumbura. Buja Bujumbura.
mtoto wa Bujumbura uruguyu nta mikino ba from Kinindo mwihorere mtoto wa Kinindo uyu mwana w'Ikinindo sha mwana w'Ikinindo sha urashaka mtoto beautiful lady from Kinindo wamubonye wowe uravuga iki wabona amafaranga ukarya ubuzima ukagura benzi ukambara neza warumbije ngo kurya ubuzima kuri we ni nk'iki yego nguha urugero ndavuga ni kurya ubuzima kwa mbere ni nko kugenda nko muri ako kantu ukundi nako ndagwara abumva kurya ubuzima kugenda muri ako kantu nako sakantu kuko naba mfobije Imana yabikoze benzi irahenze cyane kugendera muri uwo mudage duvuge kuko umudage burya umudage burya yakoze imodoka nyinshi yakoze zo bita za Audi yakoze za Volkswagen izi ngizi z'amagorofa z'ibiki byose biriya yakoze ariko umudage ni yamaze gusinda cyangwa ni yamaze kunezerwa aravuga ati genda umudage bakamubwira bati kubera icyo uvuze ngo n'umuda ati nakoze Benz nta yindi modoka yibuka ko yakoze wavuga Benz gusa ibindi ntajya byibuka ko yanabikoze ibindi nta nabizi ibyo ngibyo bindi yakoze warakubwira ati genda nakoze Benz ati ntagira uvuga imodoka itagigwa ako tekereza ikintu kitakigwa speed 260 hari iragenda ikabanda amagurya ijya hasi kabanda ntishobora kugwa niyo wagira ute nigeze no kwikoresha impanuka urabyibuka igihe bavuga ngo soma najya yapfuye igihe indege iza kuntwara kantwara Cabo Delgado nkajya kwivuriza Cabo Delgado hahandi urabyibuka ndabyibuka Cabo Delgado igihe yantwaraga Machimbo da Praia nari ndizwe n'amakamandazi bagera kuri 600 bose banzengurutse bavuga bati ibyo gihe urabyibuka urabyibuka ndabyibuka muri ipoto irazamukira igendera rikuba ipoto irongerera amanukira bundi mbona yabunze imirandebe cyangwa nk'imfizi yica umugina benzi aya benzi ne ako tinyimo ako se ntobonye abataramo ntago wamubonye wo bita Macron perezida w'Ubufaransa ntago wamubonye aje mu Rwanda agenderaga mu yihe musakinge si yingiye yaraje akigera ku kibuga cy'indege ati ndashaka benzi aho nta yindi nyangendamo komanda perezida wacu mukuru w'igihugu cyacu perezida wa Republika uzarebe ni yagiye hanze hose benzi biri hariya nta yindi agendamo nawe niyo yagiye burya n'imodoka ya mbere yemera nawe ni benzi niba unanabyibuka mu 2000 ngira ngo na 10 na 10 na rimwe igihe cyagiye yazaga yitwaye yazacyari muri benzi iyo ni umudage yibukiraho buri izindi zose wazitunga nkuko tuzitunga nkuko nabandi bazitunga ariko burya umuntu wese uvuze benzi arakubwira ati iyi ni benzi rafiki yabo umudage yarayikoze arangije aravuga ati ni mume Speranza n'inywere ndabirangije mbakari arihemba muzi igikorwa cy'abagabo atadusazwe kwezi GGS Media mwana reka njye mu kazi numva twasoje reka kandi tuganiriye neza ujye mu kazi ubwo tuzongera guhura wenda utubwira kuri iyo mishinga yindi ufite imishinga nuko ngiye kurushaho kwagura ibikorwa byanjye by'iterambere bizagira icyo bigirira cyangwa se bimarira abanyarwanda hanyuma ibindi bansabira ubuzima icya gatatu nta mutima mubi icya kane igira kuri supermanager aho kugira ngo ugirire girasi supermanager kuko aho kugira ngo ugirire ishyari supermanager nta waka umugisha w'Imana yawuhaye ibibaho kurakarira umuntu Imana yamaze kwemeza no kwiyicira ubusa no kwivuna mu mutima kugenda uvuga oya no kwiyicira ubusa mu mutima ahubwo mwegere neza wowe nakubwiye hari umuntu ushobora kwitara kiravuga kigira amagambo none se wowe ufashe umwanya uramvuga ayo magambo yanjye warayamenye none wowe uramvuze wowe uzavugwa nande wowe uramvuga undi aramvuga isi iramvuga we n'abantu babiri nibakuze ubwo roca bugufi yo kuvuga utamu support of supermanager thank you very much. Thank you urakoze cyane turagushimiye twe twagiye kureba supermanager atubganije byinshi atubwiye ku mishinga afite kimwe mu kintu atubwiye kandi ari byiza ko ukimenya atubwiye ko 2024 ari bwateganya gukora ubukwe barayikinze benzi yabo we n'umushoferi we mwabonye mwiza cyane umukobwa mwiza muri Kigali ni umutwara byinshi mwagiye mubyumvira ariko nanone wowe kugira ngo ubane natwe ujye ukurikira ibiganiro byacu genda kuri GGS Media TV ukore subscribe ubundi ibindi Imana izagenda iduhana umugisha ariko nanone hari ikintu kizababwiye mbere yuko nsezera arababwiye ngo aho kugira ngo ugirire umuntu ishyari igira ku byiza agezeho ikindi
uhasoringe ibintu ukora ubikorana imbaraga, utakina n'akazi, ukore kugira ngo witeze imbere. Turabashimiye cyane abantu badukurikira muri mu Rwanda, abantu badukurikira muri Burundi, abantu badukurikira muri diaspora nyarwanda, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabashimiye cyane. Muri umuryango mugari kabisa, mu muryango mugari, kuba tuhari dukora ni ukubera mwebwe, kugira ngo tubahe ibyiza, tubazanire abastari, tubahe ibibanezeza. Nyarukiraho kiganiro niba wagikunze, ntugende utatubwiye ngo courage, ntugende utatubwiye ngo ndabakunda, nabyo biratunezeza. Ntugende udafashe ikiganiro ugihe abandi bantu, kugira ngo ibintu byiza birimo inama z'ubwenge cyangwa se kuruhura umutwe wabonyemo bifasha abantu. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.